nkurikije umubare w'amategeko utorwa n'umutwe w'abadepite navuga ko uruhare rwa sosiyete sivile rukiri hasi, nyamara nkabona ko imiryango irafunguye y'umutwe w'abadepite, kuko iyo umushinga w'itegeko ukimara kwemererwa ishingiro ushyirwa kuri website, ushaka wese akaba yawutangaho ibitekerezo. Ariko kugeza na n'ubu nkavuga ngo ibyo twakira bivuye muri sosiyete sivile, ndavuga ngo tubyakira ku mishinga mike, ibyinshi tukaba tubyakira binyuze muri platiforume birumvikana. Iyo bigeze rero ku mutwe w'abadepite mu by'ukuri birasuzumwa, byamara gusuzumwa bishyikirizwa komisiyo ibishinzwe, ikareba aho bihurira n'umushinga w'itegeko usuzumwa, iby'ingenzi bakabyakira. Kandi akenshi mbona bakunda no kubisuzuma hari uhagarariye platiforume, ku buryo mvuga ngo nta n'igishobora gutakara, kuko hari abariho abisobanurira abadepite bagize komisiyo kugira ngo barusheho kubiha agaciro ka ngombwa kaba gakenewe. Twamenya uburyo tuzajya dukora ubuvugizi, kuko nka sosiyete sivile nitwe turi mu baturage, nitwe tugera hafi kuri buri muturage guhera ku rwego rw'umudugudu. Rero tumenya ibibazo byabo bya buri munsi, kandi ubuvugizi ni ukuvugira nyine umuntu utabashije kwivugira. Ni ukuvuga ngo bya bibazo bya buri munsi, yaba ibyerekeranye n'amategeko, yaba ibyerekeranye n'ubuzima busanzwe, ibibazo byerekeranye byose n'ibibazo by'abaturage bikeneye ubuvugizi, twamenye ni izihe nzira biheramo, ni gute ushobora kubizamura kuzarinda bigera ku rwego rufata ibyemezo, kugira ngo wa muturage noneho nawe cya kibazo yari afite kizabonerwa umuti byanyuze muri sosiyete sivile twakoreye ubuvugizi uwo muturage. Ubutumwa nayiha navuga ko buri mu bice bibiri. Icya mbere ni ukubashimira uburyo bateguye amahugurwa no kuba baradutekerejeho nk'imiryango itari iya leta, by'umwihariko tubashimira aba trainers cyangwa se aba facilitator badushakiye, kuko akenshi ugiye mu mahugurwa cyane cyane muri domaine ubusanzwe ukoreramo, hari igihe wibaza icyo ugiye gukora n'icyo uri bwunguke. Ariko nkuko wenda bamwe mu baparticipa bagiye babigaragaza, imyitozo twagiye duhabwa, iyo wevariwe cyangwa se ukareba module twahawe, mu by'ukuri twabonye ko mwadushakiye abantu bari qualified cyangwa se bashoboye, kuko natwe twumva hari ikintu twungutse, twumva hari ikintu kinini kirenze ku byo twari dusanganywe twungutse. Ikindi twabasaba ni uko nk'uko twababonyemo ubwo bushobozi bwo kubasha kudutyaza ubwenge, twumva ko hagakwiye gutegurwa n'andi uko ubushobozi buzagenda buboneka birumvikana. Ndetse nabo ubwabo bantu, iyo wigishije abantu ubasha kureba ahari intege nkeya, ubwo ibyo byose nabo hari uburyo batwivariwe, twe turabapresiya, turabashimira inyigisho baduhaye, ubumenyi baduhaye, uburyo byari biteguwemo. Twifuza ko harebwa no ku zindi topic. Natanga nk'urugero, ubu twari turi muri advocacy, ariko hashobora no kurebwa na topic zirebana nka policy analysis. Dukora kuri politiki rusange za leta, ariko tuba dukeneye natwe kongera ubumenyi ku buryo twabasha kumenya isesengura neza rya politiki turimo gukoraho ubuvugizi. Ese isesengurwa, ese ishyirwaho gute, process yayo ni isuzumwa gute, kuko ushobora gusanga ubumenyi tubifiteho tubonye n'andi mahugurwa yisumbuye, twese tuba twaranyuze mu ishuri, ariko bijya bibaho ko uri mu cyiciro runaka ukongerwa cyangwa ukajya no mu kindi.